Nitwa Jean Pierre Kagabo nk'uko babivuze. Mu minsi ishize nari umunyamakuru, ubu ndacyashaka izina rindi nzitwa, ariko nitwa Jean Pierre Kagabo. Nishimiye umwanya bampaye kugira ngo tuganire kuri iki kibazo cyugarije sosiyete yacu. Muri iki cyakabaye kibi kibazo, umuntu ageze ubwo yakororoka imyanya y'imyibarukiro igakora ibyo yageneye gukora, icyo Imana yabiremeye ntabwo ari ikibazo, ahubwo ibi kibazo iyo bidakoze neza no mu gihe gikwiye. Nkabagira ngo rero muri kano kanya nishimira ibiganiro mwagize, ndetse nahoze mbaza n'abampaye umwanya niba ari ngombwa ko iki kiganiro cyabaho, kuko ingingo twenda kuganiraho mwari mwayikozeho mu nguni zayo zose. Ariko ndagira ngo tuze kureba uburyo twaza guhuza ibyo mwaganiriye mbere muri kiganiro gito tugiye kugira cy'iminota 30, noneho binatuganishe ku myanzuro dukwiye kuba dufata, kandi imyanzuro twazanahura tukagenzura aho tugeze tuyishyira mu bikorwa. Reka mpere kuba ruherutse hano Reverend Eugene Shobozabahizi. Igihe yavugaga numvise ko afite ubunararibonye bukomeye, ndetse hari n'ibyo yavuze cyangwa se atavuze ahubwo yavuga muri uyu mwanya. Ngiye kumubaza nk'umuntu wa specialize mu kubaza ibibazo. Karibu Reverend. Hanyuma reka ukurikirwe na Sheikh Ismail Maniriho. Ikiza cyo mu Rwanda nuko abapasiteri, ababishop n'abashehe bashobora guhura bakanaramukanya. Munaramukanye. Ibyo nabyo bifite ubundi budasa umuntu yabireberamo. Ubwo murajya mwicara uko nabakurikira, babafate n'agafoto ko guhoberana kwera. Uko guhoberana kwera rwose uwawe. Ni karibu. Suza ngo assalamu alaikum. Ariko mwari kwicara kuri nababwiye biriya byari bifite impamvu yabyo. Nta kibazo rero. Iyo kuntera zikurikira. Nta kibazo. Reka turebe n'umukozi ushinzwe abafatanyabikorwa mu karere ka Gakenke, umuyobozi ushinzwe abafatanyabikorwa Dusabimana Alex. Karibu. Ni n'urugero rwiza ruza kudufasha kumva mu turere iwacu uko dukurikirana iki kibazo, cyane cyane iyo turebe abafatanyabikorwa bahari. Twakire, hari ubundi yari amazina nuba, ariko naza kubabwira impamvu amwenyuba. Twakire umuyobozi ushinzwe ubuzima mu mujyi wa Kigali, Madamu Kangarare Patricie. Ariko abo bantu mwagiye kubaha amashyi ko bayakwiye. Hanyuma n'undi mufatanyabikorwa waturutse muri NFPA, Madamu Yanyawera Marie Claire, nawe yigira hino. Ingingo bahaye ko tuganiraho nabonye ari ndende cyane. Ni topic ariko imeze nka paragraph. Ndumva niyo mfite gahunda mwayibonye. Ariko nahoze nibaza impamvu bagize paragraph, ngira ngo biraterwa na complexity ya ikibazo tuganiraho. Nimuza kubireba uko twayise ubwayo rwose ni abamenyera itangazamakuru ni lead yuzuye, ko turareba uruhare rwa madini, abayobozi mu nzego zitandukanye, ndetse n'imiryango itari ya leta, abafatanyabikorwa mu gukora ubuvugizi ku buzima bw'imyororokere, ingimbi n'abangavu, uburenganzira bwabo, ariko cyane cyane no kubyigisha kugira ngo urubyiruko rwacu rumenye n'uruhare community yacu ibigiramo. Nagira ngo mbizeze ko kiza kuba ikiganiro kigufi. Uwonza kubaza ikibazo arajya avuga mu magambo makeya, kubiba menshi siko kuyameza. Reka mbere kuri Reverend Eugene. Iki kibazo mwagatso n'ikindi ziterwa abangavu, ariko hano turabura tuvuge no ku buzima bw'imyororokere bw'ingimbi n'abangavu. Hano turavuga ngo kugikorera ubuvugizi, ariko bugikorera ubuvugizi ikibazo cyakunaniye udashobora kugira icyo ukora. Ngewe uko mbizi mu madini n'amatorero, ni ahantu tujya batadufungiye imiryango niba dufite amaduka. Ni ahantu tujya kabisa banatubuza kujyayo tukababara. Ni ahantu twizera gukirira mu mutima. Sinibaza rero ukuntu twahagera
ibidushyuhamo byashyuha ibibazo bikavuka. Nagira ngo mbabaze, tugira amakorale menshi, tugira Mothers Union, tugira Fathers Union kubazigira, tugira imiryango remezo mu Anglikani na amatorero shingiro, ubwo n'ahandi wenda no mu Bayisilamu we ntabwo uzi ko babyita, ariko byumvikane ko dufite uburyo bwinshi dufite mu matorero yacu, madini n'amatorero yacu bwadufasha gukumira kino kibazo. Ese amadini yacu ajya yumva ko iki ari ikibazo kiremereye igihugu? Niba byumva yashyizeho izihe ngamba kugira ngo mbere y'uko dukumira bambe tujya guhangana n'ingaruka dukumira iki kibazo? Umuntu aje mu itorero uyobora yabona izihe ngamba zo gukumira iki kibazo? Ese umwana w'umukobwa urimo cyangwa w'umuhungu, ingimbi n'umwangavu, iki kibazo acyumva ku ruhe rwego? Murakoze. Ingamba twafashe mu rwego rw'amatorero n'amadini cyane cyane nk'aho ndi, uhereye kuri ayo matsinda yavuze, amatorero shingiro, Chorale, Mothers Union ndetse dufite na Fathers Union, aba ngaba turabahuza, hanyuma noneho tukazana, kuko nk'uko twigeze kubivugaho mu itsinda ry'amadini n'amatorero, ntabwo mu by'ukuri ariko dufite ubumenyi buhagije, ariko turabizi neza ko hari abandi bafite ubumenyi buhagije kuri iyo ngingo. Niyo mpamvu rero nkatwe dufata ababizi bakaza tukabazana muri ya matsinda yacu ya Fathers Union, ya Mothers Union, y'amatorero shingiro, noneho bakatwigishiriza abakristo. Twe twarabitangiye rero, ndabivuga ko twarabitangiye kuri iki kibazo kigendana n'ubuzima bw'imyororokere ndetse n'izi nyigisho zijyana nabyo. N'ayo matsinda rero dukoreramo dusana ababizi bakadufasha kubyigisha ayo matsinda atandukanye dufite mu matorero yacu. Murakoze. Ugifite mikoro ubwo kwa gukumira, ariko none se uwahuye n'icyo kibazo mumufasha? Uwahuye n'icyo kibazo rero, ubuhamya dufite ni uko hari abo dufite kandi nzi neza, ntabwo twebwe tubaca nk'uko mwumvise abandi babivuga cyangwa kubatera, ko dufite kesi n'ubu dushobora kubereka dufite, turabegera tukabaganiriza, hanyuma noneho hari uwavuze ngo kubahuza n'imiryango, hari rwose hari uwo mfite ababyeyi cyangwa se n'abagenzi babo na bene wabo bumvaga batanamushaka no kumureba mu maso, ariko uyu munsi wa none arasengera mu itorero, arakurikiranwa, araganirizwa, uvuga ngo na bene wabo bashaka kumushyira ku ruhande, ubu ngubu ryapfunwe ryo mu miryango riragenda rishira. Ubwo rero kuvuga ngo tugerageza kubiyegereza, ntabwo tubaca cyangwa tubaha akato nk'uko nabyumvise hano. Shehe, ndashaka kubabaza, ni ibiki amadini n'amatorero adakora kugira ngo iki kibazo kigabanuke? Kuko Jacques yabivuze, dufite n'ayo madini n'amatorero, ni ukuvuga ngo hari ikibazo kinini kitureba. Ni hehe tutageze imbaraga? Ni ibiki tudakora? Ni ibiki dukwiye kuba duhindura mu buryo tureba iki kibazo n'uburyo duhangana nayo? Mu nzego z'ibanze tugira imihigo, hanyuma imihigo rero mu kuyishyira mu bikorwa tuba dufite n'uburyo iwacu byubatse n'abakozi babishinzwe. Urugero wenda nko mu karere tuba dufite umuyobozi wungirije meya ushinzwe imibereho myiza y'abaturage. Uwo muyobozi rero afite iki kibazo mu nshingano ze, ariko nanone munsi ye tugira abayobozi bashinzwe imiyoborere myiza, ishami ry'ubuzima, bagenda, abo bose babifite mu nshingano. Noneho tukagira umuhigo ugendereye kurwanya iki kibazo turiho duhura nacyo. Aha rero umufatanyabikorwa yaje tumwereka ikibazo uko kimeze, noneho nawe muri action plan ye akagenda akabiteganya ku buryo bwinshi. Ariko ngarutse inyuma, tugira nyine imiryango mvamahanga itari ya leta, hanyuma tukagira n'imiryango nyarwanda. Noneho kubera icyo kibazo bagejejweho giturutse mu mihigo ko gihari gihangayikishije, bagategura kandi bagashyira mu bikorwa uburyo bazigisha kandi ku buryo bwuzuye. Ibi bikajyana na bageti n'ubushishozi n'ubumenyi baba bafite, hanyuma amahugurwa bakayateganya ndetse n'ibikoresho bijyanye nayo.
rero ugereranyije ubu ngubu abafatanyabikorwa barafasha inzego z'ibanze cyane ariko kuko baza nyine baje kugira ngo dufatanye, ariko nanone inzira cyari ndende kuko iki kibazo kiracyahari kandi nk'uko twese twabyumvise kiracyagoye. Birasaba ngo abafatanyabikorwa bahari bakomeze bashyiremo imbaraga nyinshi, abafatanyabikorwa bahari bakomeze cyane bongeremo ubushobozi, ndetse tunarenge buri wese n'ufite ikindi kintu wese akora mu karere cyangwa n'ahandi, iki kintu agishyire mu nshingano ze akigira iki. Ubwo rero dushishikarira gukomeza gushishikariza abafatanyabikorwa dufite, ndetse no guhamagara abandi benshi kugira ngo iki kibazo mu by'ukuri kirandukane n'imizi yacyo. Murakoze cyane. Murakoze Patrick. Ubuzima bw'imyororokere cyane cyane n'inda z'imburagihe ziterwa abangavu kirakomeza kwiyongera. Hari abatekereza yuko kuba itangazamakuru ryarateye imbere, uburyo bwo kugikurikirana kukiyongera ari cyo gituma abantu barushaho kubona iyo mibare, akavuga ati n'ubundi yenda cyabaga kinarenze icyo ngicyo, nuko uyu munsi usigaye tukivuga cyane. Ibyo si byo nshaka kubaza, ariko icyo nshaka kubaza ni ibijyanye n'ubukangurambaga, uburyo abantu bamenya ikibazo bafite, inyigisho abantu bahabwa, bipfira he, kuki kitagabanuka ahubwo kikiyongera? Nagira ngo tunabanze tukosore, twakomeje kuvuga ngo inda zitateganyijwe. Kuri iki cyiciro turimo tuvuga ni inda z'imburagihe. Hari icyo bisobanuye kubera ko ubyaye inda itarateganyijwe ariko ufite umubiri ushobora gusiporita iyo nda, hari ingaruka wa wundi utwite y'imburagihe we yahura nabyo, ku buryo n'iyo twigisha tuba dukwiye kubigarukaho, tukagaruka n'ingaruka ku buzima bw'uwo mwana utwite. Kuri icyo rero wari ubajije kijyanye n'inyigisho zitangwa cyangwa ubukangurambaga, mugenzi wanjye hano ushinzwe JAF yarabivuzeho. Kwigisha birigishwa, ariko uburyo byigishwa ni ukuvuga ko ikibazo gihari. N'ubu hano twakomeje kubivugaho cyane, ikibazo kirahari, kiraduhangayikishije. Abo bana babayeho gute, bava mu mashuri, ingaruka. Ariko iyo abantu turi kwigisha ntabwo twigisha uburyo bwo kwirinda. Twabonye mu matsinda twagiyemo, twabonye impamvu challenge kibitera ni iki, se hakorwa iki. Cyane cyane usanga tureba bano bana babandi bashinzwe kujya muri mobilisation, bagasibura bana bagize ibibazo, bakajya kubigisha no kureba icyo babafasha. Ariko wa mwana buriya wabyaye cyangwa impamvu iki kibazo gihari, dutunga urutoki abana, ariko iyo twigisha ntidutunga urutoki ababyeyi n'abantu bakuru muri rusange. Icyo navuga rero ni uko mu kugira ngo dukosore uburyo bwo kwigisha, duhere ku mizi. Wa mwana niba yatwise kubera yuko ababyeyi batamuhaye amakuru, abamuhaye amakuru bamuhaye atariyo, urumva uwo mwana atari victime. Kugira ngo rero mobilisation igomba gukorwa cyangwa kwigisha, tugahera mu mizi, abantu bakuru, ababyeyi, abarimu, tukabanza tukumva icyo kibazo mu muco wacu, tukabanza tukiga iki kibazo nk'abantu bakuru tugihanduringe gute. Turimo turavuga abanyamadini n'amatorero bari hano, twese dufite umurongo umwe yuko nyine yasambanye n'icyaha, ko niko bimeze. Ariko se ko asengera iwacu twamutunga urutoki, twe twakoze iki kugira ngo abajene bacu basengeramo batazagira ibibazo? Mu muryango wa mwana arimo arabyaye, abatwise baramwirukanye, ubwo no kuvuga ngo niwe bagize ikibazo, ahubwo dukwiye kwitunga urutoki. Se nk'ababyeyi ni hehe twagize intege byatumye umwana wacu agwa muri iki kibazo, yaducitse ati? Ibyo rero nashakaga kugira ngo ntigarukeho cyane muri awareness dukora, twite cyane cyane ku bantu bakuru, ababyeyi, abana. Dushaka uburyo bushya tugomba kurera abana, tubaha amakuru, uburyo tubaha amakuru kugira ngo noneho bo tuzabagereho tubaha amakuru ariyo. Kuko iyo tuvuze ngo nta makuru bafite,
ni bande bagomba kuyabaha, barayabaha gute? Murakoze. Murakoze. NFPA ubona nakubaza byinshi cyane. Hari ibintu abantu bita ibishitani. Ibishitani murabizi? Iyo turebye amaboko yacu, amaguru yacu ni sawa, ariko twagera hahandi twese tuzi ngo ni ibishitani. Wanabiganiraho bikaba ibishitani. Ariko imibiri yo yerekana yuko ikomeza gukora. Nubwo waba warabatijwe mu mazi menshi, nubwo warabatijwe ku gahanga, umubiri wo ukomeza gukora. Ikigaragara uyu muntu dufite ingimbi cyangwa umwangavu hari ubuzima bwe bukora kandi bukora cyane. Ese nta kintu twaba twaribeshyeho mu buryo dufata aba bantu, twababatiza, twabajyana mu madini, twabigenza gute? Kuko impamvu mbivuga, hari abantu basuye Ruferina ngira ngo yo ku Nyundo hariya Rubavu b'abazungu, ariko ibintu bigishaga abo bana bahari ni ukubabwira ko nyine gukora sex ari uburenganzira bwabo bw'ibanze. Ariko twebwe ababyeyi iyo turera abana bacu ntabwo tujya tubashishurikira ngo tubabwire ko natwe ibyo bintu tujya tubikora. Niyo babivuze ati toka twakibwiza ukuri gute kugira umwana yumve yuko sex ari ikintu gikoreka, binadufashe kumenya uburyo twamuyobora uko yakora iyo sex. Ni ikibazo cyiza kandi gikomeye, ariko kandi tunasangiye, kubera yuko nk'uko abivuze, ibi bintu gukora imibonano mpuzabitsina tubyita ibishitani, ariko ni kimwe mu bigize umubiri kandi Imana yaremye. Ntabwo bihinduka ibishitani wenda muri iyo mvugo bitewe na ya myemerere kumwe baze batubwira abaganiriye mu matsinda, kubera imyemerere tuba dufite, ariko ubundi n'uburenganzira bw'umuntu uwo ari we wese, yaba ari umukobwa, ari igitsina gore, igitsina gabo, yaba umuntu ufite ubumuga, yaba umuntu uwo ari we wese, aho yaba aturuka, ari umukire cyangwa umukene, ubwo burenganzira buri wese arabufite. Ibi biraganisha ko uko Imana yaturemye, uko tugenda dukura, bizana muri cya kintu cyo kuvuga ngo mbese imyaka nyayo yo gutangira kuganiriza abana ni iyihe. Uko umuntu agenda akura, kuva umuntu agisana, hari ikigenda gihinduka ku buzima bwe, no kumva kwe bigenda bihinduka. Umwana uri mu nda uko yumva bitandukanye n'umwana w'imyaka 2. Ibiba byabaye ku mwana w'imyaka 2 hari ibiba byamuhindutseho ku mubiri, mu bitekerezo, ndetse mu marangamutima no mu byiyumviro bye. Ibyo ntekereza ko ari ibintu twese tuba dukwiriye kumenya. Hari abakomeje gushimangira ku kintu cyo kugira ngo buhagije. Akenshi igituma tutabifata mu buryo bukwiriye ni uko tuba tutabisobanukiwe. Numva rero hakwiriye gushyirwa imbaraga mu gutuma abantu bamenya yuko uko umuntu akura, ariko hari ibimuhindukaho muri ubwo buryo bwose, bikaba byanatera yuko hari igihinduka mu myifatire cyangwa se mu byo umuntu yakwifuza. Ntabwo dushaka kuvuga ngo umukobwa cyangwa umuhungu uwo ari we wese azakora imibonano mpuzabitsina atarashaka, kuko ngira ngo uhagarariye amadini yabivuzeho mu ijambo yavuze, ibyo twigisha siyanse, iyo mikurire, iyo mitekerereze, ayo marangamutima y'umuntu tuyahuza n'indangagaciro zacu nk'Abanyarwanda. Iyo tubihuje dutangira, ndetse cyane cyane iyo bihereye mu miryango, tugatangira kwigisha izo ndangagaciro mu muryango, bituma wa mwana akura azi ko izo mpinduka zizamubaho, ariko ko hari uburyo akwiriye kwitwara kugira ngo aharanire indangagaciro zo kwiyubaha. Noneho by'umwihariko iyo bigeze kuba umuntu yaba ajya mu idini cyangwa itorero runaka, byo birushaho kuba akarusho, kuko noneho hazaho ubuzima bw'umwuka. Ariko noneho uko byameze uko ariko kose, ubwo burenganzira umuntu wese burahari, ugomba kubahirizwa. Impamvu mbishimangira ni uko akenshi iyo dukomeje gutsimbarara tugashimangira ngo hoya ibyo ni ibishitani, bituma ba bana bajya gushaka amakuru atariyo, bayabona mu buryo butari bwo, bigatuma bafata ibyemezo
bihuye n'uko bumvise cyangwa se bamenye amakuru atari. Ni byiza yuko twabwira abana bacu cyangwa se tukigisha abantu ubumenyi butuma bamenya amakuru nyayo, bigatuma buri wese mu cyiciro arimo afata ibyemezo bijyanye n'uko afite amakuru ya nyayo. Ibyo byemezo bishobora kuba ibihe, bishobora kuba umuntu yahitamo kwifata agategereza uwo bazashakana, bishobora kuba ko yakoresha agakingirizo akirinda mu gihe yaba agize amahitamo yo gukora imibonano mpuzabitsina. Ubwo nibivuga gutyo mushobora kuntera amabuye, ariko twabyemera tutabyemera, abo turimo tuvuga ntabwo ari abantu bakure, ni abana bacu, ni bashiki bacu, ni basaza bacu, ni abagabo bacu bakora iyo mibonano mpuzabitsina. Nakugoye se nganisha no ku kibazo cya nyuma kuri mwese. Itegeko ubu ngubu rigemera yuko hari serivisi zo kuboneza urubyaro zahabwa ingimbi n'abangavu. Ni ingingo itaravuzweho rumwe mu muryango nyarwanda. Ndagira ngo rero udufashe kumva uburyo izo serivisi ziteganywa n'itegeko zatangwa, ariko zikunganirana n'indangagaciro z'umuryango kugira ngo tutakaze aho turiho. Ubwo tunavuga ngo icyo twavana ahangaha twebwe nk'abantu baganira kuri ikibazo ni iki gihinduka gitandukanye n'ibyo twavuze mu bihe byashize. Murakoze cyane. Ndongera ngaruke ko umuntu wese afite uburenganzira bwo kumenya ndetse no kumenya amakuru ndetse no kubona serivisi z'ubuzima bw'imyororokere. Turashimira cyane abayobozi b'igihugu cyacu ko bemeye itegeko rigena ko umukobwa cyangwa umuhungu uri munsi y'imyaka 18 abasha kubona izo serivisi. Icyiza kirimo ni uko akenshi abantu barimo babitekereza babyumva ko turimo kwigisha abana gukora imibonano mpuzabitsina, ariko uwo mwana washoboye kumva ko afite ubwo burenganzira azajya gushaka amakuru ashobora kumuhindura gutuma agira positive behaviors, cyangwa se kuba yakwitwara mu buryo bukwiriye, bikamurinda gufata iyo nda idateganijwe cyangwa y'imburagihe, bikamurinda kuba yakwandura ubwandu bw'agakoko gatera sida, ndetse bikamurinda n'izindi ndwara izo arizo zose, ndetse na za ngaruka zose ziterwa n'uko umwana yakoze imibonano mpuzabitsina bitaragera igihe. Ubwo rero izo serivisi turashima ko kubera ko iryo tegeko rihari, ubu ngubu umuntu uwo ari we wese ashobora kujya kuzibona, ndetse n'abana bacu. Bitavuze ngo turabohera ngo bagende basambane bafata amakontraseptif cyangwa se bajya gukora imibonano mpuzabitsina, ariko ni tubigishe kumenya amakuru, tubumvishe ko bafite ubwo burenganzira, ndetse n'igihe bakeneye izo serivisi tubarangira aho bazikura. Iyi mpere Patricie, sinzi abize psychology muzi ibyo bita socialisation. Ubu uyu munsi hari abantu benshi ibintu byinshi byigisha, ntabwo ari uburere bw'ababyeyi gusa. Ubu turi mu byo bita global village, isi yabaye nk'umudugudu, social media ziri hejuru, ahantu abantu bavana amakuru. Wewe mubyeyi, umwana ashobora no kuba kurusha amakuru ku bintu byinshi, nibyongera ubushyuhe ngira ngo byabaye byinshi. Ibyo turya, ibyo tunywa, ibyo tureba biragenda bidushyushya, ubushyuhe buragenda bwiyongera cyane. Ndagira ngo baze Patricie, impamvu navuze ngo Patricie ndaryubaha nuko ari izina rya mama wanjye avec emotion. Nakaragaciyemo. Ndagira ngo tubwire muri iyo si hinduka, isi yabaye nk'umudugudu, globalization, aho dusangira imico, umuntu akabona ibya Hollywood akitwara nk'umunyamerika, akitwara nk'umunyaburayi, kandi ari ahangaha. Ikindi, abakobwa ntabwo bakimana nka kera. Twebwe rwose mu gihe cyacu baratwimbaga pe, ariko uyu munsi nta muntu ukimana. Mbabarire kuvuga iyo mvugo, uyu munsi abantu basigaye batanga cyane. So ndagira ngo rero dufashe ukuntu tuza gukemura ikibazo mu isi yahindutse idafite imiterere nk'iya kera, kandi aho uburenganzira nyine bwiyongere cyane. Human rights, my rights, uburenganzira bwanjye ntiwakora ku mwana, ni uburenganzira. Murakoze. Ngira ngo yarabikomejeho neza. Amakuru aturuka ahantu henshi nk'uko wari ubivuze, ariko buriya hari ikibazo bigeze kutubaza ngo umwana yatangira kuganirizwa ku buzima bw'imyororokere n'ijyanye. Twebwe aho bipfira, haba ariyo kuri ya myaka mito anakuze, nta makuru tubaha. Iki kintu kugira ngo dushobore kugikemura, ntabwo tuzabuza abana bacu kugendana n'igihe,
ariko uburyo tubaha amakuru dutangiriye cya gihe bigeze kuvuga umwana w'imyaka 5, abantu bakumva byaba bitangaje ko muganira ku buzima bw'imyororokere. Ikintu cya mbere buriya ni ugukereya icyizere mu mwana. Ese wowe mubyeyi cyangwa umuntu mukuru umuha amakuru akwizeye gute biruta uko azizera ibyo abona hantu? Kubera ko rero tutabaganiriza ngo batugirire icyizere, bituma bizera bya bindi, n'iyo bigizeho gushidikanya ntabwo aza kutubaza. Kugira ngo rero tugikemure, ni kwa kundi tugomba kumenya umwana turamuha amakuru ryari, buri kigero akeneye ayahe makuru, ese turamufasha kutwizera ku ruhe rwego. Ikibazo mfite ayo utamuha hari harimo yavana kandi udakontorora. Bari kuri Instagram, bara TikTokinga, bara WhatsAppinga, bari mu bintu byinshi cyane aho udashobora no kumenya. Aho ndashaka kugaruka tugeze ku umwana w'imyaka 5 batarajya kuri TikTok. Nutangira kumuganiriza yarageze kuri TikTok ntuzarushoboka. Tugomba gutangira kuganiriza abana batarageraho, bagatangira kutwizera batarageraho, ku buryo atangira guhura n'izo influence abo wagufitiye icyizere, ku buryo n'aya makuru abonye aba afite kukwisanzuraho no kukubaza ibibazo. Nuko nabonye bavuga ibi bigenda bite? Igihe rero abana tutaratangira kubegera ngo tubaganirize bazatangira guhura na za influence badufitiye icyizere, ntabwo tuzashobora kubonana. Hari experience mfite muri Sweden, RBA yaho ntabwo ari ugutanga amakuru gusa, ahubwo bafite n'ikindi kigo gishinzwe uburezi, ku buryo nk'iyo TikTok na Instagram na WhatsApp babikoresha badevelopinga content ariko ziri targeted. Ishobora kuvuga ngo twigishe umwana uri mu mihango uko yitwara, twigishe umwana ugeze mu gihimbi no gutanga gutangira kugira ibimenyetso ahindukaho, tubikoreshe tumuha amakuru tumwigisha. Ese dushobora kugira uburyo bwo gukora iyo content dukoresheje uburyo bw'ikoranabuhanga bugezweho, kugira ngo umuntu ahubwo mu makuru abona nabyo abyakire? Twabifata gute? Ninde wabikurikirana? Iyo yaba ari nka strategy yo muri ya education twavuze hano. Numva nubwo cyatanga nka recommendation, ndumva muri groupe twari kumwe n'abantu babe expert mu bijyanye n'uburezi, muri challenge bagarutse yuko nta tools zihari zifasha kwigisha. Ni ukuvuga rero twabivuga muri rusange tuvuga yuko mu gufacilitatinga uburyo duha abana amakuru n'uburyo bwo kugira ngo tububakire icyizere muri twe, no gushyiraho gukemura cya kibazo cy'uko nta tools zihari, ku buryo bashobora no kwintegratinga n'izo ngizo zijyanye n'ikoranabuhanga, ariko tutagitinga yuko abana tudevelopa ko batwizera bakajya banatubaza ibibazo kuri bya bintu bari guhura nabyo. Murakoze. Alexis, watubwiye imihigo, watubwiye vice maire sociale, ubwo wenda agenda no kubwira n'abajyanama b'ubuzima, inshuti z'umuryango, naye kuvuga ku migoroba y'ababyeyi, inteko z'abaturage. Ese koko nk'uko iyi suri yateye muri Gakenke, ndabizi hari igihe 2014 imisozi yagiye abantu bakavuga ngo isi yarangiye, hari ukuntu twicara muri community tukavuga ngo iki kibazo gicanye maremare, ibyo bita gucana maremare mu nzego z'ibanze, koko community ikakiganiraho, abantu bakacyumva nk'ikibazo kiremereye. Ese dukoresha gute izo platforms ziriho, izo nteko z'abaturage, imigoroba y'imiryango, byose tubikoresha gute kugira ngo dukurikirane iki kibazo? Ariko icyakabiri nshaka kubaza kuri wowe, wenda mutavuzeho, umuntu wagaragaye muri ibyo bikorwa ko yateye indi mwangavu baramufunga, ndetse hari iwacu mu cyaroho hari n'ibyo bita mariage précoce, abantu bagashakana hakiri kare. Umuti tubona ni ukumufata tukamufunga, ariko ukamufunga usize uwo mukobwa yateye inda n'umwana yabyaye 2 cyangwa 3. Sosiyete ihangana gute n'icyo kibazo? Murakoze. Ibyo kuko mu turere cya Rwendo bwe mu Gakenke, guhera hasi ku mudugudu hari uburyo inzego zubatse, hari n'uburyo inama zijya ziba, cyane nk'icyo mwari mukomojeho cy'imigoroba y'ababyeyi, ubuyobozi imigoroba y'umuryango, noneho ubuyobozi bwo hejuru, inzego zose zamanutse. Iki kibazo rero cyashizweho imbaraga kuko cyugarije sosiyete, kandi murabizi urubyiruko nizo mbaraga z'igihugu. Rero wenda ngarutse nubwo mutabimbajije ku bijyanye n'abafatanyabikorwa,
nabo bagomba gukora uko rero tugira inama umufatanyabikorwa bafite komisiyo barizwamo, hanyuma wenda iki kibazo kikaba muri komisiyo y'imibereho myiza y'abaturage. ariko kiri aho abafatanyabikorwa uvuga gendanye na bike ibyo bavuga, baravuga ngo mufate bariya bateye inda babafunga. Ni nacyo kibazo bakunze kugaragaza ngo ntibafatwa ngo bafunge, bakabafunga niko nakubwiye, bakabarahara bakabatwara, ariko uwo muntu uramujyanye asize uwo mukobwa utazongera kuba umukobwa, yagize umugore. Bamwe uko bigenda, wenda hari ababa bari mu mashuri ariko hari nabo baba bakoze ibyo bita ingo, hari n'abana baba barabyaye. Ese sosiyete yitwara ite muri icyo kibazo? Aho nanone ariko tugomba kubahiriza amategeko y'igihugu ahari. Iyo umuntu akoze icyaha aragihanirwa, bakajya kumugorora kugira ngo n'abandi babirebereho. Ahubwo abagizweho ingaruka n'icyo cyaha cy'uwagiye kugororwa, tukareba uburyo tubafasha. Ahubwo nyine nakubazaga abo bafatanyabikorwa mubafashe, abo nyine bagizweho ingaruka. Abo bagizweho ingaruka tubajyana mu mashuri, abo bagizweho ingaruka tubaha uburyo bwo kwihangira imirimo, noneho bagakomeza biyubaka, nabo bakazamuka bakabana nk'abatarahuye n'icyo kibazo. Reverend, ndagaruka kuri za korali zituma abantu bamenyekana, abakobwa bakamenyekana, hari n'imyiyereko baba bakora biyerekana, kandi babikora tuba tubareba tukumva ubushyuhe muri twebwe. Tubakingira gute? Kuko turaba-exposa ariko ntitunabakingira. Abantu mubizi za korali haberamo utuntu twinshi, ziriya korali njye nizo nibandaho cyane, ariko ubwo nagira ngo tunarebe ku rundi ruhande. Abahungu batera inda, abo bangavu kenshi na kenshi usanga wagira ngo ni ikibazo kireba abakobwa gusa, ariko ahubwo abo bahungu bo bigishwa bate, bafashwa bate? Ese bamwe batenga, ko kenshi batenga umukobwa, umuhungu we bamumenya bate, bamufasha bate? Murakoze kugira ngo mu mwanya navugaga ijambo, kandi nahamagariye cyangwa nshishikariza abagenzi banjye mu madini n'amatorero kureba umukobwa, ariko bakareba na wa muhungu cyangwa se na wa mugabo wateye inda, bakagira icyo bakora. Mu kuvuga rero twebwe mu buryo bufatika cyangwa se mu buhamya, ni uko muri ya matsinda twavugaga dufite iwacu mu itorero, hari Fathers Union, hari n'urubyiruko ubwarwo, turigisha tuganira n'urubyiruko, kandi mu by'ukuri mu matsinda yacu cyane cyane ay'abana batoya tumenyereye ko tugira Sunday School y'abana, icyiciro cya mbere, cya kabiri, cya gatatu, ariko nk'aho nabaye n'ubu ngubundi dushishikariza abantu kugira icyiciro cya kane, abo twita teenagers. Noneho tukabaganiriza kuri za nyigisho zigendana n'iby'imyororokere, ngo turi muri prevention, tukabaganiriza, tukabazanira abantu mu nzego zitandukanye bafite ubumenyi kuri iyo ngingo, bakaza bakabaganiriza mu rwego rukuru. Abagabo tugira umwanya nabo kuganira nabo, tukazana ba bantu babizi neza bakabaganiriza, kandi twibwira ko hari icyo bikora. Ikindi nashakaga kuvugaho ni icyerekeranye n'uko ikibazo kiriho, ariko cyane cyane ku rwego rwacu rw'amadini n'amatorero tukigira icyacu. Iyo ushaka rero kugira ngo ikibazo gikemuke neza, ukihererezaho, ukishyiraho, ese ari ngewe bibayeho byagenda biti? Niyo mpamvu rero iyo umaze kukigira icyaha, ukabyumva neza, niba ari umwana wawe ugezweho n'icyo kibazo, wabigenza ute? Bya bindi byo guhishira no kugira isoni byo kubivuga, wabikomeza cyangwa se wamubwira buryo ki akwiriye kwitwara mu kibazo yahuye nacyo. Ikindi ni uko njye numva ku madini n'amatorero dukwiye kubishyiramo imbaraga zo guhamagara abantu babizi bakabitwigisha, ndetse n'ibigendana n'amategeko kenshi usanga tutabishyiramo, tutabizi neza,
tudahamagara rero abo ngabo babizi ngo baze kutwigisha n'aya mategeko, ugasanga kenshi ibyo ngibyo tubitemo ubutamenya, ari nayo mpamvu usanga tugenda tuvuga ibyo bintu ntabwo tukwiye kubivuga, ni ibishitani ntabwo, kandi mu by'ukuri koko abo bana bavutse bakanakura ni abacu. Iyo mpinduka iba ariho mu buryo bw'ubuzima bw'imyororokere, nta hantu twabihungira. Niyo mpamvu rero muri make numva icyo twebwe dukora cyo kubahugura, kubigisha mu matsinda atandukanye twagishyiramo imbaraga. Murakoze. Shehe, ubona hari igihe kizagera iki kibazo tuvuga cy'indazimburagihe kigacika burundu? Murakoze, ndibaza ko byakunda, ariko nabigera ko icyo kibazo n'ubwo wenda Patricia ntikunze. Buriya iyo tuvuze indazimburagihe neza ateganyijwe, haba n'icyuho cy'ababyeyi bamwe bashaka gukuramo inda banatari n'umwangavu. Ibyo kikaba ari ikizere mu idini, kuko idini igenda gukuramo inda gusa iyo utwite byemejwe na muganga ubifitiye ubushobozi n'ububasha ko byamugiraho ingaruka gusa. Izindi mpamvu zose mu idini ntabwo zemewe. Ndabaza ikibazo cya mbere nyakubahwa Kagabo, ingamba zihari n'uburyo twabyitwaramo twe nka mass mobilizers mu madini n'amatorero byashoboka cyane tudakurwa n'iterambere, kubera ko idini ritubuza kuguruka n'ibiguruka byose mu rugo. Global Village yaje isi yabaye umudugudu. Buriya dufashe nk'ingero nyinshi cyane zitandukanye yuko nk'izo serivisi bavuze bwa mbere umuntu ashaka kukivuga ngo utakibaje, ntabwo idini yemera ko umwana w'umwangavu imyaka 12 kugeza kuri 18 mu gihe atabyemere, mu gihe atashyingirwa imbere y'amategeko y'idini cyangwa se ya leta ko akora imibonano mpuzabitsina. Ariko reality iratwereka ko kwifata byananiranye. Igisubizo ni ikihe? Igisubizo ni uko nta gusubiza uko byashoboka duhuje za mbaraga zose zavuye mu mirenge, zangamaze yanirwa batubwire mu mirenge, inzego z'amadini, inzego za leta, inzego za polisi, inzego z'iki byose. Noneho ibihari byose bishoboka bigashyirwa hamwe, tukigira hamwe umuti w'iki kibazo, kandi birashoboka kubera ko Imana ntabwo yadutegetse ibidashoboka. Imana yadutegetse ibishoboka, umubiri wawe wawurinda. Ninze kwishyira mu cyarabu, ariko batubwira ko al-jasad milikiya tubishatse. Umubiri wawe ni wowe wenyine gusa. Iyo mwana akajya ku myaka imwemera ko yashyingirwa, nta wundi muntu wemerewe kumureba, kumuhindurira imyenda, kugira ngo ufite se na nyina n'umuganga wenda yagiye kwivuza. Ibindi byose rero birenze kuri ibyo mvuze, isi izadukura mu butinganyi tubikurikire. Abagore bashyirwa n'abagore, abagabo bashyirwa n'abagabo, tubyemere, oyagira tubyemera. Ibintu byose nka serivisi nk'iriya ngingo bavuze bwa mbere ni ingingo ikomeye cyane yakora ko muri ibitabo ko bifite ubushakashatsi, idini ifite ubitubwira. Mu ijambo rimwe rero nyakubahwa Kagabo, ni ikibazo kizababaje, byose birashoboka mu gihe hahujwe imbaraga zose zishoboka. Ngiye gutanga urugero mu bihugu dukunze kujyamo, mbere muri Irani, muzi ko wenda muri Irani ntabwo ukirwa muri iki gihe utabanje kwigengesera. Ariko ntusare aho twagiye tujya hose za Saudi Arabia, za Irani, za Libya, aho hose twagiye tuba, hari ingamba zigereye n'umuco w'idini cyane cyane, n'ubwo bura constitution iri ihujwe n'imyemerere, ariko hari gukumira kuri hejuru guturutse ku myemerere. Ndababwiza ukuri. Ibyo nashaka kukubwira, imico y'Abarabu nanjye muzi kugenda mu bihugu byinshi, usanga rate yo kuba ibyo bintu byabaho iri hasi cyane. Iri hasi cyane. Ni iki kibibashoboza? Ni imyemerere igendanye n'amategeko y'igihugu, byose barabivanga. Ahantu habaye cyane cyane muri Libya bigaragara neza ko ushobora gusiga n'iduka ry'ifunguro harimo na za banki mu binjira gukora ko guca ukuboko. Leta rero y'ubwandu bwa sida aho nabaye cyane cyane babwiye iri hasi cyane kubera ko hari umuco w'idini n'umuco w'igihugu. Murakoze cyane. Ngo bambere amashyi. Kritiko cyane icyambere ingingo mwayiganiraho bihagije kandi mwayiganiraho na kera cyane ku buryo ibi bintu bimaze kuba boring, ariko nibwira ko iki kibazo bitewe n'ukuntu kiremereye ntabwo dukwiye kugeraho twumva tunaniwe twaba dusinzwe, kuko aba ni the future, abo tuvuga ni igihugu cyejo. Indi ngingo nabona yazamo naho amasaha ageze, ikirima nicyo kiri mu nda. Ndimo rero ndabireba psychologically nkabona yuko hari ibintu dukeneye, ariko ka kofi mwanyoye kakabaye kabatera imbaraga. Reka rero mbahe iminota 5 umuntu ajya abaza ikibazo mu masegonda, hanyuma ipano yacu muze kwiha amashyi twigendera amahoro. Reka baguhereho ni wabanje bakumerera microphone. Yes. Ubwo ni izina n'ikibazo mu masegonda nk'abantu b'abasirimu basomana.
murakoze. Diregiteri w'uburezi muri UNESCO Commission n'urubyiruko ariko buri mu nshingano zanyu. Ndaza gusa n'ushyira idini inyuma, muranyihanganira ahubwo njye kuri politike y'igihugu. Politike y'igihugu hari ukuntu ushobora kuba yarirengagije abana babyawe n'abana. Mu bintu byavuzweho byose ntabwo yigeze bavugwaho, kandi umwana wabyawe n'undi mwana nawe ni umwana. Icya mbere ikibazo cyagaragaye ni uko atagira access kuri parenting. Ababyeyi bombi hari umwe atakaza bw'impamvu runaka. Si n'icyo gusa, uburere n'uburezi bwiwe hari igihe buba buri mu kangaratete. Nk'uko nigeze kumva public authorities babivuga, bibanda kuri school reintegration ya wa mwana wavanywe mu ishuri, ariko hari uwasize imuhira. Some recommendation hano ikeneye kujya muri NCDA. Ni ukuri ECD zigomba kugira akazi kazo kandi zikaba nyinshi. Bw'iyo gap ihari, umwana ubikorera umwana wasubijwe mu ishuri, wa mwana asigaye hehe? Ikibazo cya kabiri kiragaruka kuri identity. Wa mwana ise wamubyaye niba yafunzwe, ndakurahiye nagaruka ntabwo uzamujyana kwa etat civil ngo kwemerere ngo uyu mwana uramunyandikaho, yaramufungishije. Identity y'umwana aho ngaho bitangira. Niyo bamwandika kubera amategeko na DNA izafatwa bakabona ko ari uwe. Ese umuntu wanditsweho umwana ku gahato bimera bite? Urakoze cyane. Si n'icyo, hari ubufatanye bwa RIB n'ikigo kiyoborwa na Fande Charles Forensic. Nabo bakeneye kuzanwa muri izi cases kubera yuko iyo urebye ibyo bigeze mu nkiko, cya giciro cya DNA test nacyo hari igihe kidindiza imyanzuro y'inkiko, imyanzuro y'abacamanza n'ibyo. Ugasanga nabo bagomba kuzana contribution yabo kugira ngo iki kibazo gikemuke. Ariko wongeye nibandaga kuri bwa burenganzira bw'umwana babyawe n'umwana. Urakoze, havuze ikintu gikomeye cyane. Kuko urumva turareba uriya wabyaye tukamusubiza mu ishuri, tukamuha imashini yo kudoda, tukamwigisha gukora amandazi n'imigati, ariko uburyo bwe bwo kurera ese arabufite? Ese uwo yabyaye wazaba iki nyuma yaho? Bizagenda gute? Ese ko twagize ishyano hakavamo umwana, ni ubuhe buryo bwihariye bwo kurera uwo mwana wavukiye mu bihe tutari twiteguye, tutanifuzaga? Good. Undi yego. Ibibazo bibiri ariko reka mbere nitwa Inshuti Anabel, umukozi w'akarere ka Musanze ushinzwe ubuvuzi ibikorwa by'abafatanyabikorwa. Reka mbere ku bibazo byo guherukira ku cyifuzo, ndakibazo ku muhagarariye imiryango itari iya leta. Hari umwe mbere y'uko pano igeraho wavuze ko hagomba kureba uburyo abantu bafata ingamba zikagera, ariko nkurikije ibyo imiryango itari iya leta ikora, iyo igiye gutangaza proposal ibanza gukora isesengura ry'ikibazo kiri aho kugira ngo noneho ya proposal ye ize yemerwe. Ngo kuvuga ni need assessment impact cyangwa se ibibazo cyagize imbere muri ya societe biziye, none ngiye ukonje gukora ntuza kugikoraho kugira ngo gikemuke. Niyo warangije hari icyo bita impact assessment, aba nagira ngo izo ntuza analysis bakora zigenda gute, zishyirwa mu bikorwa gute, ko umushinga urangira ugasanga kikiri ikibazo wenda ari buze kurira ukubifasha cyane. Ni ishenda kibaho umuza arangirijeho asubijeho, ari kuvuga ko bidini by'abayisilamu iyo niyo atari mu Rwanda hari amategeko akakaye, amategeko y'idini no kuba abaho bemera itorero ngo bakemera ayo mategeko. None se nkatwe ko kera
hari amategeko akakayina. Niyo mpamvu n'ubundi izi ndazi n'iz'abantu n'abakobwa bakuze cyangwa iki zitabagaho kohera umuntu wagize ikibazo bakaba yatewe. Tugarura uwo muco kugira ngo abantu bagira ubwoba be kwishora muri icyo gihe kugira ngo ikibazo cy'amatsiko. Icyifuzo Reverend Pastor yagikomojeho za platform zose banyuzamo ubutumwa banyuzamo ubutumwa yavuze kuri Sunday school sibyo ikoreshwa n'abadikani n'abadive bakagira aba jeune adventiste abajia jeunesse adventiste. Ubwo muri bariya bana iyo turi mu rusengero hari ukuntu basohoka bakajya guhabwa inyigisho. Ese iki gice n'ubwo uko basohoka bakajya kwigishwa iki kibazo bakivugaho cyane bakanabigisha n'indangagaciro kugira ngo bakure cyane cyane ko ari pastor bari kubigisha ariko muzaho murakoze. Reka babanze basubize kandi ndishimira ibibazo mukomeje kuzamura mwubakira n'inzu nibaza ko batantera n'amabuye akumva arashaka gucamo n'akadirishya ngo abahutu n'abatutsi ngo batazabicira muri izo nzu. Bivuze ngo hari impamvu ziri anthropologique zivuga ngo niyo wamuha inzu ukamuha chateau ariko wenda ntago ari yakeneye. Abize science de développement murabyumva. Ese ni yamvuga Bibiliya ngo uguma ngo isarura rirangiye iki kirashize abantu bangiye badakijijwe tukabwiriza ariko ntibakizwe. Arakoze cyane abajije ikibazo n'umuntu w'umunyabwenge. Nibyo koko projet zose zigiye gutangira zitangirana na needs assessment cyangwa se kubanza kumenya ni ikihe kibazo gihari, mu bantu bameze bate, ni iki cyakorwa kugira ngo icyo kibazo gikemuke. Ndabisubiza muri ubu buryo. Iyo needs assessment mu by'ukuri koko hari ibibazo igaragaza, ariko iyo tubirebeye muri ya ndorerwamo ya projet, akenshi projet ziza hari icyo zitagetinga gukora iyo zikarangira. Ngira ngo ndagaruka ku ijambo twumvise muri intervention zagiye zumvikana. Ubundi twakagombye gukora ama intervention ari sustainable, mbese gukora ibikorwa bitarangira. Ariko iyo bije kuri projet umushinga kenshi uza hari icyo ugamije, hari n'abantu tagetinga. Urugero, umushinga ushobora kuza ari w'imyaka 2 ushaka kureba abajene wenda bo muri iyi myaka runaka bo mu karere wenda ka Gasabo, by'umwihariko wenda mu murenge wa Bumbo. Ariko kiraho njye ntabwo nkora muri ONG, ariko hari izo bita proposal. Ibyo bibazo ubundi nibyo biduha akazi, ni nabyo bitugaburira, nibyo bitumye dufite n'akazi dufite. UN buriya muri system ya reporting yayo, iyo ikorera no reporting incident abantu bapfuye haba harimo akabazo. Harimo akabazo yo nta murimo gupfa mu Rwanda, muri Congo, ubufani zibazenda guhagarara. Ese saho baba ruzingi twikorera proposal ariko ikibazo kikaba mirere na mirere. Arakoze cyane. Nagira ngo twumvikane yuko iyo needs assessment uwo ari we wese waza umufatanyabikorwa. Ngira ngo ni byiza yuko abateguye iki kiganiro batumiye inzego zitandukanye, harimo n'abari abashinzwe abafatanyabikorwa ndetse n'abarimu n'abandi bimplementinga ahantu hatandukanye. Buriya abafatanyabikorwa ntabwo bagomba kuza ngo badutegeke ibyo gukora nk'abantu bahagarariye inzego runaka. Ngira ngo icyo ngicyo tugishaka. Izo needs assessment zikorwa ziba zigomba kuza zikareba ibibazo bihari, ntabwo ari ukuza ngo dutegekwe ibyo gukora, oya, ahubwo ni ukuza kudukemurira ibibazo tubona kandi tukabona yuko ari iby'ingenzi aho turi mu turere dukoreramo cyangwa se mu mirenge dukoreramo. Icyo ni kimwe. Ikindi nashaka kubisubiza mu buryo bw'ikibazo cy'ubuzima bw'imyororokere muri rusange. Ubuzima bw'imyororokere ni ikibazo kitakemuka mirere na mirere nk'uko Kagabo yavugaga. Ubu se ibyo ari byo byose ko urumva ubushyuhe buhoraho. Oya, usibye n'ubushyuhe, uyu munsi ufite ubushyuhe ariko nzabyara, uwo nzabyara nawe azagira ubushyuhe, uwo azabyara nawe yazakura.
uko isi keretse kugeza isi izarangira. Mirere na mirere, ikibazo cy'ubuzima bw'imyororokere ntabwo gikwiriye guhagarara, ni ikintu cyiza generation to generation. Ahubwo ahangaha hakaba hakwiye kuvugwa ngo njyewe muri iyi generation ndimo ni uruhe ruhare rwanjye, ni izihe mbaraga natanga kugira ngo ibyo bibazo bihari bibashe gukemuka. Kimwe mu bintu nshaka kugarukaho ni uko njyewe ubwanjye mba role model cyangwa se mba uwo kwigirwaho. Mbese njyewe niba ndi umugore mfite indangagaciro nigirwaho, haba kuri cyo ubwanjye cyangwa se uburyo ndera abana, mu buryo undi muntu azanyigiramo. Niba uri umugabo, ese wenda ntushobora kuba wicaye hano uri mu bajya kujya gutera inda b'abana batarageza n'igihe kwa kundi twahoze tuvuga ngo b'abana baba bagiye kujya gutera inda b'abana nyine imburagihe. Ufite umugore wawe cyangwa se ntawe ufite, ariko umureke tube intangarugero mu mirimo yose dukora. Murakoze. Arakoze. Mu Faransa rwiza baravuga ngo la balle revient dans votre camp. Amwebwe mushinga w'abafatanyabikorwa ko bakora need assessment, bagakora ibikorwa, iyo baje kugaruka bababwira ko bageze ku gihe. Icyo gihe rero ibya bintu bita evaluation ex ante hati ubunwa mwakabaye mubafatira. Akantu navuze nyakubahwa ushinzwe ibikorwa mu karere ka Musanze, abantu hano isomo twakuramo nk'abantu bahagarariye inzego za leta nkamwe mukuri abafatanyabikorwa, ownership, mbese kwiyumva iyo mishinga ibije kugira ngo idusapotinge nk'igihugu, ntabwo abantu baje kugira ngo baridutureho. Ndagaruka ku ruhare rwawe nk'umuntu ushinzwe JAF cyangwa se uruhare rwawe nk'umuntu ushinzwe ikintu runaka mu rwego rwa leta. Ni uruhare rwanjye kugira ngo ubushobozi bubonetse uko bwabungana kose bugira icyo budusigira mu gukemura ibibazo dufite. Murakoze cyane. Bari baduhaye iminota 10, ariko kandi uko mbareba muri smart shehe ubwo ngubwo turasubira muri aya mategeko akarishye ya sharia kugira ngo cyangwa no muri wa muco wacu nawo ukarishye watumye tugira abashi n'abashikazi wo kohera. Ikibazo rero mfite cya mbere nubwo narwanya umwanya wo kubaza mbere, ariko gifite aho gihuriye n'icyo hari izina ya Bishop neza, ariko sinibuka atahita afite, ariko yageza kuvuga yuko babajije ikibazo cy'abakobwa cyangwa se abangavu batwara inda babatenga mu rusengero mu gihe batwise. Ikibazo cyanjye rero kiragira kiti, buri hariya kuri panel tubwiye yuko batabatenga, babagira inama bakamuhuza n'imiryango yabo. Undi muri audience atubwira yuko babatenga. Ese turafata tureke iki mu madini? Ubwo naho ni harimo ibijyanye no kugusanya mu myemerere bitewe wenda n'idini ryaryo cyangwa se n'ibyo bemera mu madini agiye atandukanye. Ikibazo cyane kiragira kiti, ese abo babatenga bashingira ku ki babatenga? Uko ijambo ry'Imana rivuga yuko ibyaha byose bingana imbere y'Imana. Ubwo niba nkosheje muze kumusora, ariko se niba Imana ivuga ngo ntukibe, ntugasambane, ntukice, kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda, hanyuma uwibye ukamwakira, uwishe ukamugumisha mu rusengero, uwabeshye ukamugumisha mu rusengero, ariko watwise ukamwirukana mu rusengero, yatwise yakoze imibonano mpuzabitsina either ku gahato, either yatewe n'uwo mu muryango, either yatewe bamushikishije ibyo bishuko byose twagiye tubona ko twibuke turimo kuvuga abantu bari munsi y'imyaka 18. Ntabwo umwana afite uburenganzira bwo kwifatira umwanzuro mu bijyanye no gukora imibonano mpuzabitsina, cyangwa se yikoranye n'uwo bangana. Icyo gihe itegeko ntacyo ribivugaho, ntawe uhanwa muri abo ngabo mu gihe ntawe ufashe undi ku ngufu. Ese mwabaje kumenya impamvu uwo mwana icyatumye uwo mwana atwita mbere y'uko mwirukana cyangwa mwise mukita icyaha? Ese icyaha cyabaye ko yatwise kuko yaza gusambana gusa ntawe mwari kubimenya? Ese niba yasambanye n'uwo mu rusengero aho ngaho urwara, murabirukana na bombi cyangwa murirukana wa mukobwa gusa? Icyo kibazo muze kumbabarira mukisubize, kuko n'ushize nakibajije sinabonye igisubizo nyacyo. Icya kabiri kuko muze kundangara nimwe mufite ibibazo birebire ariko kandi ni byiza by the way. Urumva rero n'ikindi kibazo nashe yatubwiye yuko bicaza abakobwa buri wa nyuma w'ukwezi bakabigisha.
ese ko watubwiye ko itegeko ryanyu sharia law ntiryemera ibijyanye n'imibonano mbere y'uko abana bakora ubukwe, mbese ntaho bihurira, ese muri abo bana mubigisha iki? Abo bagore n'abakobwa mubigisha iki muri iyo myigishirize muba muri gutanga? muba muri kubigisha kuzafata neza umugabo? muba muri kubigisha mbese n'izihe nyigisho muba murimo kubahereza niba mutemera yuko bashobora kubona serivisi zijyanye n'ubuzima bw'imyororokere mu gihe batarashaka? Ikindi kibazo, yaduhaye ingero z'ibihugu yagiyemo atwereka ko bagabanyije inda ziterwa abangavu, ariko iyo ugiye no muri ibyo bihugu usanga bifite aribyo bifitemo child marriage, nibyo bifitemo gukingira abana b'abakobwa bakiri munsi y'imyaka 18. ubwo bivuze yuko ntabwo bazavuga ko bafite inda ziterwa abangavu kuko bashyingiye abakobwa ari barimo gutererwa inda mu rugo n'abagabo bandi kandi bo bakuze. ubwo nacyo ntitukize kugikonfyuzinga ngo twumve yuko babigezeho, ahubwo tumenye n'impamvu nabo babigezeho. Ikindi, abanyamadini mufite izihe ngamba guhuza hagati y'abo ngabo batenga abana b'abakobwa namwe mutabatenga, kugira ngo tutazisanga twese turimo kwigisha ijambo ry'Imana, kuko twese dukoresha Bibiliya imwe, dukoresha Korani imwe, ariko imyemerere iratandukanye. ubwo tukaba turi kubeshyera Imana, biri muri Bibiliya, mutuze kuduhereza igisubizo cy'ukuntu muza guhuza imyemerere yanyu, ariko byose biteza imbere ubuzima bw'ingimbi n'abangavu bw'imyororokere, cyane cyane ku buzima bw'imyororokere. Murakoze. Uzaniye Yesu batuye twamufasha samba, ariko mu bantu bazanye ntabwo bo basambanaga yari arimo. uvuze ko uwo muntu yitwaga Mariya. nta kibazo, mwongereho ibindi. ariko Yesu ikintu yakoze ni uko yanditse buri wese ngo abona agenda urusorongo. ntabwo nshaka kwinjira mu myemerere bwite y'amadini, bamwe baratenga cyangwa ntibatenge, ariko Yesu icyo yakoze yanditse hehe? ariko uriya Mariya ntabwo yari yasamye inda, icyo yari yakoze kwa gusama. nashaka kubivugaho gutya gusa, nagira ngo bishop bashaka dufashe, niwe muntu mukuru uri hano. buriya benshi mubona ni aba batwaye inda, ariko se ababikora ntibazitware. ese ko dutinya inda, tugatinya na sida, tugatinya n'ibindi bivamo, bimeze biti? Murakoze cyane. ubundi ntabwo twemera gutenga cyangwa guca, ahubwo iyo yaguye mu ikosa tumushyira iruhande, ariko tugakomeza kumukurikirana kugira ngo tumuhe akatu igihe gito, tumuhe igihe cyo kwibaza. ntabwo rero tumujugunya, ahubwo dukomeza kumukurikirana mu rukundo. Ibyo tuba twakoze nk'abakozi b'Imana, nta mujinya ugomba kubamo, nta guhana ushaka guhima uwo mwana, ahubwo tuba tugira ngo agire akanya ko kwibaza, ariko tukanamukurikirana. Nubwo nigeze kubivuga, ntabwo tumutererana, tureba ubuzima bw'uwo mwana, tukagerageza kumufasha. hari niba adafite utwenda, ibyo umwana akenera tukabimuha, ibyo kurya, hanyuma ibyo nigeze kuvuga, tugashaka nuko tumwunga n'ababyeyi, kugira ngo uburakari buri hagati ye n'ababyeyi tugerageze kubunga, yongere yitwa umwana mu rugo, nguko no kumushyira hanze y'itorero tumugarura akagaruka mu bandi. n'intangarugero gusa, kugira ngo bigaragare ko icyakozwe ibyo byose tutagishyigikiye, ariko ntabwo tumukwiye kumujugunya gutyo, ntagende turamwoheye nk'uko umuco wabigenzaga, bamujyanaga ku inshuro ya ntabwo. ibyo ari byo bigomba kuzana umuti
cyangwa gukiza sosiyete nyarwanda. Ndumva rero rwose abashyiramo izo mbaraga nyinshi cyane bakamuhera nabo twaba ntabwo baba bakoze neza. Itorero umubyeyi rigomba, umwana yakosheje rigomba kumucyaha ariko rikamucyaha mu rukundo ku buryo bitamubabaza ngo bimutere wa mutima mubi abone ko ababyeyi ndetse n'igihugu bamutaye. Uko niko mbona itorero nyobora twere uko tubigenza tubitaho cyane, kuko uyu mubare w'ibihumbi 20 uko mbibona ni benshi nkurikije aho ngenda aho nzura nsanga umubare munini cyane. Ikindi cya kabiri, hari tabu abo tuganirije iyo atwite avuga ko wamutwitse iyo nda, akenshi ibyo bavuga. Hari tabu rero ngo iyo uvuze uwaguteye inda ngo indira kwica. Ibyo rero birima mw'abo bana cyane, tugerageza kubabwira ko atari cyo, kuko burya umwana kandi bariya bana kenshi bakunda no kugira ubwenge iyo bafashwe neza, bavamo n'abantu bazima iyo bitaweho. Niyo mpamvu rero iyo tabu iriho umwanya yo kubaho atazi n'umubyeyi, nabyo bitera uwo mwana. Rero tugomba gukora uburyo bwose dutinyura n'abo bana baba bahawe intaha zidateganyijwe, kugira ngo sosiyete yacu tuyifashe igire umutima mwiza kandi uruganda. Sista je ntabwo nagusubiza nka bishoka mu maritreta gutyo ukamucara andi macaci menshi akubita inanga n'ibiki hariya nawe yigira aho batamugoye. Icyo ni icyambere kigenda kiza. Nibaza ko ibiganiro nk'ibi bigenda bituma abantu babo bagira gutekereza, kuko hari ababikoraga bakamukagatiza, ariko hari n'ikindi kintu twagiye tubona n'abayobora ayo madini rega nabo ni abantu. Iyo umwana babimubaye bigenza ute? Kandi ko bikunda kubaho by'abana b'abapasiteri, mujye musenga Imana cyane bapasiteri, mujye musenga Imana mwiragiza abantu. Za comment rero tugezeho z'ibindi bibazo babajije, ngira ngo izo comment babajije bavuzeho ni ikigendana n'urubyiruko, abajene, mbese ntamwe abapasiteri izo ndangagaciro tuzivugaho pe. Nayo mpamvu nababwiye ngo n'ibyo tutazi nk'abapasiteri duhamagara ababizi bari muri sosiyete, bari mu matsinda atandukanye, bari muri za serivisi zitandukanye, izo kwa muganga, izo mu buyobozi bwite bwa leta, bakadufasha gutanga ibyo biganiro mu rubyiruko rwacu. Ubwo rero izo ndangagaciro tuzivugaho. Ikindi nashaka kongeraho cyane cyane ni kuri icyo mushiki wacu hariya avuze. Numvise muvuga kuri uriya mugore, bamwe ngo bamwita ngo Mariya, abandi ariko ugiye muri cya gice cyo muri Yohana igice cya 8:10 ntabwo bavuga izina rye, ahubwo bavuga ngo umugore wafashwe asambana. Hari ahantu rero ku murongo wa 11 cyangwa 11 Yesu yaramubwiye ngo babandi bakuregaga bari hehe, arangije asanga bose bagiye ikigongo batashye. None aramubwiye ngo genda, ariko ntabwo yamubwiye ngo genda gusa, ngo ntuzongere gukora icyaha ukundi. Bivuga ngo iyo ni inyigisho ikomeye cyane kandi iri mu rukundo. Bivuga ngo Yesu yakoresheje ubuhanga bwe. Ari nayo mpamvu ubuyobozi bwite bwa leta, ubuyobozi bwacu bw'igihugu, twebwe abayobozi b'amadini n'amatorero badusaba kwiga. Bivuga iki? Bivuga gutanga ibyo tuzi. Hari icyo bita interpretation de la Bible. Ntabwo dusoma imirongo muri Bibiliya ngo tuyisome gusa, twongeraho comment, twongeraho interpretation. Ikibazo rero kijya muri interpretation.
niba Yesu yaravuze ngo genda ntukongera gukora icyaha ukundi, yamweretse ijambo ry'urukundo. Ntabwo rero wa mwana wagize ikibazo wagirwaho n'akaga ko guterwa inda kandi ubwo atari wanabishatse kenshi, tugomba kumujugunya, tugomba kumwereka umutima w'urukundo nk'ubwo Yesu yeretse igitsina gore. Ni uko tumusaba icyemezo cy'uko adatwite kandi akakizana na muganga wemewe mu byo tubatuma. Ibyo rero biba ari prevention, kwirinda kandi ngomba kukizana. Kandi ndigira ko abanyamadini benshi duhurije ko itemye gushyingira umuntu utwite, bitewe n'uko ushobora gushyingira Alexis ari sumero wamuteye. Mu by'indirinda gutanga urugero ku bindi bihugu, ariko kuko bakibajije muri ibyo bihugu nanjye ngize gutaha ubukwe ahantu, umukobwa w'inkumi nk'uko babyitiwe byo mu myaka 14 agiye gushyirwa n'umusaza w'imyaka 50. Iwabo rero ntabwo bifata n'ijambo bakoresheje ngo child marriage, we abakuze nk'uko babibona, cyane cyane ko nk'umuhaye nk'amakuru meza y'idini n'uko umukobwa adashyingiwe kubera igihagararo. Idini ya Islam tubwira ko kimwe n'uko utashyingiye ufite imyaka 25 mu gihe wagwingiye wenda, cyangwa nta mabere wari wamera kandi ufite 25. Idini rero ukuntu biteganya cyane muri detail, musubize ko muri ibyo bihugu bindi bidafatwa ko gushyingira umwana, ntabwo bifatwa gushyingira umwana nyine. Nagira ngo rero nsoze nshimira cyane kuri comment, wenda nazagira ubwo mwanya bihariye ibiganiro kuko dufite amakuru yacu, dufite research, dufite Quran, dufite hadithi, amahame y'idini adukumira atwerekeza aheza abakozi. Ariko mu gusoza, yemwe bagabo twigaye tutuzitera twigaye. Murakoze. With your permission, sorry, mureke duhagarikira aha. Iyi ngingo irakomeye, ariko icyo ntekereza ni ikibazo kinini cy'igihugu, ntabwo twagifata nk'icyoroheje. Ngerageje no kumva iriya panelist hano bavuze, bagerageje kubivuga bashingiye no ku burambe bafite n'imirimo bakoramo, ibikorwa n'imiryango itari ya leta, ubundi bwo niba atari ya leta ni yande, ibikorwa n'abafatanyabikorwa, ibikorwa n'amadini n'amatorero. Ikibazo cyo kiracyahari. Ndumva rero nk'uko bigeze kubivuga, wenda muraza no kubivuga Dr. Antoine, imyanzuro iva muri iyi nama yongera no ku bindi bikorwa irashimangira iki kiganiro, ishimangire na groupe twagize kare n'ibindi twakoze kare. Hanyuma iki ni ikibazo umuntu agomba gukemura bitewe n'igihe, aho igihe kiba kigeze, imyumvire abantu bafite n'imitekerereze abantu bafite. Kuko muri societe z'abazungu hari umwanditsi witwa Tadaro yanditse igitabo yise L'effet du développement. Ibi bintu twita iterambere ni byiza pe, ariko biduteza n'akaga kenshi. Uburyo rero ubasha kubana n'iterambere ry'aho isi igeze, nabyo n'andi masomo dukwiye kwiga. Hari ibibazo duterwa n'iterambere, kandi ababiza nabo baba barabitekerejeho. Abantu baduha ibyo tureba, baduhitiramo ibyo twumva, bo bafite ingamba bashyizeho. Ntabwo uzabona abana babo bapfa gutwara izo nda, kandi si uko badakora ibyo ngibyo dukunda gukora, ariko bo barabivuga bakabyemera. Ariko twebwe urinda utereta umukobwa akarinda abyemera atarabyemera. Reka rero nshimira abapanaliste banjye, ikibazo cyo kirakomeye ariko tuzagitsinda, nta mpamvu yo kugira ubwoba. Murakoze. Watubwiye ko ishatse kugorora ikijumba kiravunika, kandi koko nibyo, nanjye narabigerageje. Niyo mpamvu bidusaba twese abo bireba guhera kuri ya myaka mike cyane. Mwari muzi ko iyo umubyeyi agize ibibazo atwite byafekita n'umwana uri mu nda. Rero turagomba kubishyiramo umwete, tukabihagurukira kugira ngo tuzagire igihugu cyiza cy'ejo, tubone n'abadusazisha neza. Ibihugu koko nguko mwene data yabivuze, waje ahagarara Isilamu, natwe turahasura. Bafite amategeko
ikomeye, wibye agacibwa ukuboko, uwasambanye agaterwa amabuye, ariko ntabwo byahagaze, nyine abo baracyaboneka. Kwigisha rero ni byiza cyane kuko ushobora kuramura benshi cyane. Nyuma rero y'iki gikorwa cyakozwe umwaka ushize mu gufasha abo bayobozi kugira ubumenyi kuri ibyo ndetse no guhugura abandi n'abandi bazabikomeza, twasanze ari ngombwa ko dukomeza kubishimangira tubyigisha kugira ngo ubwo bumenyi inzego zose zibugire. Ni ukuri njyewe n'uyu munsi hari ibyo nungutse ntari ndasobanukiwe. Kwiga rero ni uguhoza, kandi ibyo bibazo bibogamiye rwose igihugu cyacu, cyane cyane urubyiruko, nk'uko namwe abikunze kubivuga. Rero bishoboye kubonerwa umuti, yaba ari inyungu kuri twese no ku gihugu n'u Rwanda rw'ejo. Amatorero n'imiryango agize Sererinyeri International dufite umubare ugera ku 128 atandukanye. Twiyemeje gukomeza gukora iki gikorwa, cyane cyane dukora ubukangurambaga n'inyigisho ku banyarwanda bose abo dushobora kugeraho, kandi rwose dufite za focal point hirya no hino mu gihugu. Turashimira rero tubikuye ku mutima Leta y'Ubumwe bw'Abanyarwanda na Nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame wakoze ibishoboka mu iterambere ry'umunyarwanda uwo ari we wese, ndetse n'ubwiyunge, ndetse twaha Imana amashyi ku byo yakoze. Turagira rero ngo tubashimire ubwitange bwanyu, kandi rwose muze duhagurukire hamwe. Hari umugore witwaga ngo Nyirarunyonga yabonye abagabo biruka ku nyamaswa, abwira abagenzi bati rero twari abagabo dutangire mushyutsima, uyu munsi turarya inyama. Cyagurikiwe rero n'abagabo, byanze bikunze niho dushyizemo n'abagore tuzagisoza. Turagira ngo tudatinze twakire umushyitsi mukuru wacu, maze atugezeho ijambo isoza. Turabasaba bose kugendera amashyi. Murakoze. Ndagira ngo mbanze nshimire Sererinyeri. Ngira ngo hari abantu benshi tumaze guhurira inshuro zirenze imwe mu gikorwa nk'iki, tuganira kuri iyi ngingo, cyane cyane iteza ibibazo bihangayikishije igihugu. Niba tuvuga
abana babyara abandi bana mu muco wa kinyarwanda rwose ni akaga, siko bimeze. Nigeze kubikomozaho turi hano kuri pano, bisa naho nibasiye abantu bakuru dutunga abana urutoki tukabaha akato tukabaca tukumva ko aribo bakoze amahano, kandi mu by'ukuri ikibazo ari twebwe. Ahangaha rero ndagira na shehe kigarutseho dusoza pano avuga ati abagabo bakwiye kwigaya. Hano turafata ingamba ariko tukibagirwa yuko ntago bano bana baterwa inda n'abana bagenzi babo, turabyemeranya. Kandi ubushakashatsi bwagiye bugaragaza ko akenshi abo bagabo bakuru n'abasore babatera izo nda ntabwo ari abantu bakure yabo, ni ba se bababyara. Njyewe ubwanjye rwose nzi kese nyinshi z'abana nk'abo ngabo batewe inda na ba papa wabo, ni ba nyirarume, ni basaza babo, ni abantu ba hafi, ni abarimu babigisha ku ishuri. Ni ikibazo gikomeye. Ubona twebwe turavuga umuco, si uwo muco uzigishwa nande? Uwo mwana uwo muco azawigishwa nande? Uwakamwigishije ko ari we urimo umushora muri za ngeso zizamuviramo gutwara yanda y'imburagihe. Mu kanya turimo tubiganiraho natekereje hari ONG yitwa Rwamureke, sinzi niba muyizi. Nigeze kwibaza Rwamureke ntikwiye kuzaza on board muri ibi biganiro tugira, tukabafasha gushyiraho ingamba no kudufasha kureba strategy zakoreshwa kugira ngo abagabo two gushyira imbaraga muri bariya bana ngo nta makuru bafite ngo ntaki, abakayabahaye aribo baboshya babahatariyo. Yaduhaye urugero rwiza avuga ati abana baba bafite ikintu kivuga ngo iyo avuze uwamuteye inda ngo arapfa, ngo iyo nda iramwica. Urumva strategy bashyizeho abo bagabo, bashyizeho barabasambanya bagashyiraho n'ingamba zizatuma batamenyekana. Ni ukuvuga rero dukwiye gushyira imbaraga rwose kuri wa muco tuvuga. Burya aba bana dukunda kuvuga ngo abana b'iki gihe nta muco bagira. Abantu ba mbere batagifite umuco ni abantu bakuru, kubera ko iyo ugiye rwose mu bushakashatsi abana bari guterwa inda n'abantu bakuru. Ni ukuvuga rero icyo twakora cyose tutarebye ababatera izo nda kugira ngo ahubwo babe aribo basubizwa ku murongo. Hari uwigeze kuvuga, Kagabo arimo atubaza, yavugaga ati si uwo muntu iyo mumufunze undi yateye inda na wa mwana usigaye bigenda biti? Ubundi abo bantu bakwiye guhanwa nyine, noneho bakanibutswa inshingano. Kumurekura akirakaye abataragororoka, kubera ko inzira ya mbere yo kugororoka ni ukumufunga bakanamugorora akazaza yasima inshingano. Icyo wa mwana agomba kurera wa mwana wenyine, wa muntu mukuru wamuteye inda atari yumva. Dufite abantu bafite ikibazo gikomeye kandi turi abantu bakuru. Wa wundi wamuteye inda atarumva ko uruhare yagize muri icyo kibazo agomba no kugira uruhare mu kugikemura. Murumva rero ko tugifite urugendo rurerure, atari ukwigisha bariya bana mu by'ukuri gushyira imbaraga mu kubigisha ni ngombwa, kuko abantu bakuru batarumva. Tugomba kwigisha bariya bana kugira ngo bamenye kwirinda. Tumwigishe tugamije ko yirinda, ariko dukome n'ingasire bariya abantu bakuru bo. Ni ikibazo gikomeye no kubahana, ahubwo ntabwo bakwiye kugirirwa imbabazi ngo ntibahanwe. Bahanwe, bagororwe, bumve yuko ahubwo bateje ikibazo bagomba no kugira uruhare mu kugikemura. Wa mwana yateye inda ntabe victime ngo ave mu ishuri abure umurihira, abure ikimuteza imbere. Afite umugabo wamuteye inda ugenda muri benzi, ugenda muri bigo,
umwarimu wamuteye inda arahembwa buri kwezi. Icyo kintu rero abo bantu bagomba kwasara. Abantu bigeze kuvuga bati hari inzego za leta zitari kuzuza neza inshingano, ariko mu by'ukuri ngira ngo pasiteri agishorejeho, dufite ubuyobozi bwiza. ubu impamvu twicaye ni uko leta hari icyo yakoze. Kugira ngo iyo leta iba itarinjiye muri iki kibazo muba mwicaye aha, ntabwo muba mwicaye aha. Ahubwo turabashimira inzego za leta, cyane cyane mu nzego z'ibanze, abafatanyabikorwa. Iyo ubuyobozi bukuru butanze umurongo bukagaragaza ikibazo, twe nk'inzego z'ibanze n'abafatanyabikorwa nitwe tuba dufite inshingano, dufite umukoro ukomeye wo kugira ngo iki kibazo tugishakire igisubizo. Rero nk'uko twicaye aha, niyo mpamvu nshimira CRR bakomeza kuduhamagara. Abihaye Imana muri iki kibazo cyo kuvuga ngo umuntu yasambanye yatwaye inda, ngira ngo babaga bamaze ko kwigisha nyine utumvise ijambo ry'Imana akaba ari umupagani nyine yakoze ibyaha. Ariko n'umurebe twicaye haribo baduhamagaye, ni intambwe nziza rero. Dushimira amadini n'amatorero ko bari mu ngamba, bari mu nzira zo kugira ngo dufatanye gukemura iki kibazo. Ibintu by'imyemerere buriya iyo umuntu avuga ko ubuzima tubaho muri iyi si burangira tugomba gushaka ijuru, umurongo amadini n'amatorero bafashe, ariyo mpamvu tunabakurikira bataduhamagaye twijyanye, ntabwo bazawutezuka. Na NFPA numva nabo bahari, NFPA n'abandi, kugira ngo tubashimire. Urebye usanga hari targeti, global target, arizo n'ibihugu byacu tuvomamo, tuvuga ngo natwe twacivinge tunatera imbere kugira ngo tugane ku iterambere rirambye. Ndagira ngo rero mbashimire abantu ba UNESCO bafasha CRR kugira ngo muri uru rugendo twatangiye muri mwe twavugaga bya sustainability, ku bijyanye no kubafasha, niba hari uburyo mubafasha mu gushaka inkunga, ibyo barimo bakora mu by'ukuri ni intangiriro yo kugira ngo dushobore gukemura iki kibazo. Natinze rero, ndagira ngo abafatanyabikorwa bose bari hano mbashimire kandi mbizeze ubufatanye. Naje mpagarariye umujyi wa Kigali, ariko hari na bagenzi banjye dukorana mu nzego za leta, kugira ngo twese hano turahari mu izina ry'ubuyobozi bwa leta y'u Rwanda. Abafatanyabikorwa bose bari hano mu nzego zose twaturutsemo muri leta, turahari kugira ngo dufatanye gukemura iki kibazo. Murakoze cyane. Barakoze abayobozi bacu rero ku mpanuro nziza batanze. Ndumva ibindi bisigaye ni gahunda iri inyuma. Igice cyaranga kirarangiye, tugiye kujya gufata ifoto twayifashe, tugiye gufata ifunguro rya saa sita nk'uko twabatumiye. Turanifuza yuko dusangira n'ifunguro rya saa sita, turasangirira hariya hejuru muri resitora, ariko hari n'abo abanyamakuru nabo bambwiye ngo barifuza kuza gufata interview, kugira ngo rero tubihe umurongo. Turafata perezida wa CRR n'umuyobozi wa UNESCO, dufate n'umushyitsi mukuru, noneho abaribo bagenda batange interview kugira ngo ducunguze uburyo umwete. Mwakoze cyane, noneho mugisha. Tugushimiye neza yawe, tugushimiye ubuntu bwawe buduhoraho. Uwiteka Mwami wacu, Mana yacu, tweretse abari ahangaha bose uburyo waturinze mu biganiro byatambutse ahangaha, turabigushimira. Turakwereka ifunguro ryateguwe, abariteguye baho umugisha, natwe tugiye kubifata, ukomeze utube hafi, maze urinde buri wese kuva ahangaha kugera mu rugo. Ni mu izina rya Data wa twese biri Mwana ry'Umwuka Wera tubisabye, amen. Amen.
yego mutangire mutwibwira munatubwira icyo mushinzwe noneho mugaruke cyane cyane ku kibazo cy'abana baterwa abangavu baterwa inda zitateganyijwe cyangwa imburagihe. Umubare uragenda wiyongera wavuye kuri 5 ugeze kuri 8 kandi hari ingamba hari kwigishwa hari guhugurwa hari izi mbaraga zitandukanye ziza kugira ngo zirwanye iki kibazo. Ni kubera iki noneho wowe nkawe ubona hakorwa iki kugira ngo aba bana abangavu bakomeze kubungabungwa? Urakoze cyane. Nitwa Elisa Cedric Niyonkuru, naje mpagarariye komisiyo y'igihugu ikorana na UNESCO. Ndi umuyobozi w'ishami ry'uburezi ndetse n'urubyiruko, byose biraforinga mu nshingano zanjye. Iki ni ikibazo nk'uko babivuze gihangayikishije igihugu, usibye ko atari igihugu gusa. Iyo UNESCO nawe yabibonye mu mboni zayo ikavuga ngo iki gihugu gikeneye gufashwa binyuze muri iki gisate cy'uburezi, nuko aba ari ikibazo kinini. Ndetse ariko kandi nk'uko bimbajije, igihugu gifite mesure cyashyizeho binyuze mu bihugu mu bigo dusanzwe dukorana. Hari ikigo gifite uburezi ubwo ni REB, hari ikigo gifite umuryango, minisiteri ifite umuryango mu nshingano, ndetse hari n'ikigo gishinzwe kwita ku buzima bw'umwana. Ibyo bigo byose iyo bihuriye hamwe bishyiraho polisi zirahari zo kurinda no kugabanya uwo mubare ukomeje gutumbagira. Ariko kandi dukenera na sosiyete sivile, ariko dufite nk'aba banyamadini, abihaye Imana, imiryango itegamiye kuri leta, ndetse dukenera nabo uruhare rwabo turukenera hehe? Bimwe turimo turabona umubare uzamuka ni ukubera ko dufite ipfundo ry'uko umuryango utaganira. Umuryango ntabwo urimo urakora inshingano zawo. Iyo abo twahoze tuganiramo nabo muri group discussions hagiye hagaragazwa impamvu nyamukuru byose uko bizirikiye aho umuryango uhurira. Mu rugo hari message umubyeyi akwiye guha umwana, ndetse hari na message umunyeshuri akwiye kuvana ku ishuri, ariko se byose umubyeyi abikoraho iki ngo arinde wa mwana wiwe? Kuko hari ibyo twahoze tureberera hamwe dusanga umwana kuva avutse agiye muri maternelle hari message, hari ubutumwa bumugenewe akwiye kugenda yakira kugeza arengeje ya myaka y'ubwangavu. Ariko niba tutarakira inshingano za kibyeyi tuzifate nk'aho ari zo byo pfundo, kugira ngo n'umwarimu aze kunganira umubyeyi, ariko itafari rya mbere ryashyizweho n'umubyeyi. Ndetse kandi tunakangurira kongera kwibutsa ababyeyi dufite indangagaciro za kirazira by'umuco nyarwanda. Ariko iyo urebye usanga hari ukuntu natwe ubwacu tutakibifite. Nitwe rero tugomba kuba umusingi wo kugira ngo twibutse abana indangagaciro na kirazira bya kinyarwanda, kugira ngo bongere bibuke ko ari bo bagomba guhashya iki kibazo biturutse mu muryango. Murakoze cyane. Pastor, mubaze mutwibwire munatubwire icyo mushinzwe, noneho munagaruke cyane cyane kuri uyu mushinga mugirana n'abayobozi b'inzego z'ibanze, abafatanyabikorwa batandukanye mu rwego rwo gukumira izi nda ziterwa abangavu. Mufitiye iyihe ntego? Nitwa Revera Dr. Bashaka Faustin, ndi umuyobozi wa Umbrella bita Sererier cyangwa se Christian Organization. Rero ni ikibazo cyiza mutubajije. Dufite umuhati n'ubwitange gukurikirana iki kibazo kugira ngo dufashe urubyiruko rwacu, dufashe abana bacu kugira ngo tubahe uburere bwiza
ejo tuzabe dufite igihugu cyiza ku bw'uburere abana bacu bazaba barahawe. Rero Serenière International ifite iyi gahunda kandi dufite n'abaduhagarariye hirya no hino mu gihugu, kuko ni Umbrella ifite n'amatorero menshi n'imiryango ayigize 128, kandi dufite n'abafatanyabikorwa batandukanye nk'uko mwabibonye na UNESCO n'indi miryango badufasha dufatanya muri iki gikorwa kubera amasezerano dufitanye. Rero ni iby'ingenzi, kandi ubundi abanyamadini babonaga ko bitabareba, bakumva ko aba bana bahabwa izi nda batateganyije, bakoze ibyaha bakabaha akato, ndetse hari amadini avuga ko babaca. Dusanga rero icyo kintu atari cyiza, dukwiriye gutanga inyigisho. Abana bakwiriye, niba baguye mu cyaha, dukwiriye kubahana mu rukundo kandi tukanabakurikirana. Umwana yabyaye nta cyaha afite, tuba tugomba kumwitaho kugira ngo nawe azagire imikurire myiza. Niyo mpamvu rero twahagurukiye kurwanya no gukora kuri iki kintu, ku buryo buri munyedini, buri munyetorero yumva ko iki kibazo ari icy'akigiriki. Murakoze cyane.